ntabwo umugabo yamenya agaciro ko k'ingaruka zo kuzana abagore benshi atarabinyuzemo kuko nakubwira ukuri ko hari n'ujya mu giterane kinini cy'abantu 5,000 kavuga ngo ndi umugabo w'umugore umwe n'abana 5 kandi afite 20 mu gasozi kandi abo bamwe yagiye ababyara yahonze inda 50,000 ibyo ngibyo bijyana n'umwana ku ishuri cyo ni igihembwe cy'umwana ku ishuri muri nasari ibazera abana 20 ariko yabihishe naha agaciro uriya wabaye proud yo kubazana tukaba tuzi ko abafite kugira ngo abihishe tukaba tuzi ko abafite ni ukuvuga ngo umuntu wese abafite ubutumwa bumugenewe nibwo butumwa naha abana rero bari ku mashuri bagiye kuva ku mashuri cyane nkunda kubibwira abana nkababwira nti bana banjye abo bana tubafate nk'abacu tubabwire ngo umubyeyi ukwishurira amafaranga ku ishuri ni inshingano z'umubyeyi abarimo akenshi hari ababyeyi banishyura nayo mafaranga bavuga ngo abaturanyi batanseka ko umwana wanjye atiga ariko ndagira ngo mbakangurire ko mwabana mwe muri ku mashuri ntago ibyo muri gushaka ari umutungo w'ababyeyi ni umutungo wanyu bwite nibyo muzaraga abana banyu nimuhavana ubwenge muzaba umutungo wawe umutungo w'abana bawe nabuzu kuko wize neza uriyubaka urisobanukirwa uzagira n'icyo usobanurira abana bawe umubyeyi rero yari mu nshingano umwana hari igihe agira ngo ari kubikora nyine ngo bimureba nyine ugasanga unayamuhaye yahita ajya yajyana muri kantine akayarangiza ariko ndagira ngo nongere mbasubiriremo nimudafata neza uwo mutungo wanyu ayo mahirwe muwamuhabwa n'ababyeyi n'Imana data ibaha ubwo bushobozi muzabyicuza hanyuma twirinde uburangare ku mbuga nkoranyambaga twirinde uburangare twe kurangazwa nabo bakobwa bambaye ubusa ahubwo turangazwe n'ibintu bifite ubutumwa buzima ibifite ubutumwa buzima kuko ntiturangazwe n'iriya ndirimbo ivuga ngo iyi ndirimbo ifite ubutumwa ngaragitosa bashizeho icyo kintu ngo ifite ubutumwa kuko bari babonye ko idafite ubutumwa nyine ndirimbo impamvu yafashije abantu hari abantu bafite stress iyi reversion turimo ni ugiye mu miryango ni y'abagore benshi bataye ingo bakurikiye abaragitosa wabyumvise ibyo nkubwira nge mbifite amakuru bakurikiye abaragira gute abaragitosa noneho hakaba n'abagabo batorotse inshingano abenshi pourcentage nyinshi bakurikiye kugitosa noneho bahura n'indirimbo aragitosa ibabera igisubizo suko yari ifite ubutumwa ahubwo abantu igiye kubakoramo challenge bisubire kuko ubundi Satani ateza ikiba burya Satani nawe ajya bumukozi w'Imana uwindirimbo bagiye kwicalenginga cyane ibasigira isomo ryo kwiyegurira Imana ngira ngo ibintu byiza byose bigenda bigira imbogamizi kandi urugendo rwose uzagenda ukabona nta mbogamizi zirimo ubwo ngorwo nta rugendo uzamenye ko yo mumeze gutereka nizere ko mumeze fresh kandi Imana ikomeje kubandindira nk'ibisanzwe ni wa muhungu bawugora mwawugiranye nyita Krista inmwa Kristo the most wanted voice in town your boy your host nyita Krista cyangwa unyitekora kuko wakoze nigize yikorera amaboko uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa munsi hamaze kuba mu rugo bamwita Pasiteri Ryoherwa hamaze kuba mu rugo reka nongeye mu ikaze hano kuri Kora TV show nk'ibisanzwe atangirana n'isengesho Mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka nibikorwe mu isi no mu ijuru kuri Imana yacu uri umwami wa byose uri umwami w'ijuru n'isi n'ibyaremwe byose natwe turimo niyo mpamvu aya masaha yaturimo tuzamuye ijwi dusenga duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro turahangaha kuri aya manwa izuba riva kandi ni wowe data wo kudufasha kugira ngo aya majwi yacu agende neza kandi agere ku bayakurikirana ari umubavu uhumura neza izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro umana natwe ibihe byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu
amen. Pasiteri, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Ndabona barabyibushye cyane, cyangwa ni ukubera waje waminduriye washyizemo iyo ngofero? Iyi nambaye akagofero, abantu benshi bajya bakeka ko igihe uri gukora ibiganiro bya gospel ngo si ngombwa kwambara ingofero, ariko bajya banatekereza ko intumwa za Yesu kenshi zari zifite izambaraga ingofero bifite igisobanuro. Ubu bifite ikihe gisobanuro? Iyi na Bibiliya yaravuga ngo mwambare ingofero aribwo butumwa. Aribwo butumwa? Bifite ubutumwa, kuko n'umusirikare ku rugamba ubona ko aba umusirikare w'icyubahiro iyo yambaye ingofero. Muri make iyo ngofero ifite ubutumwa. Ifite ubutumwa. Hari akantu nayo imise ntekereza ko indirimbo y'umuntu witwa G-Tough, ese nk'abapasiteri mujya mwicara mukareba nk'indirimbo z'abandi bantu zitari za gospel? N'indirimbo ngo yitwa Aragito sa G-Tough, wigeze uyumvaho? Kera mu gihe cyacu tugikura ntitwazirebaga ntitwanazumvaga, ariko isi tugezemo isaba ko tuzumva kugira ngo tumenye n'aho isi igeze. Kuko hari igihe ibintu utabyumva wirengagiza gusobanukirwa, ni ukubyirengagiza. Kuko abantu benshi birengagiza usanga baragize umubyibuho ukabije, umubyibuho w'ubugoryi. Kuko hari igihe usanga waragize uwo mubyibuho ukabije, ugasanga hari ibyo wirengagije wagakwiye no kubuza amakuru yabyo, ukamenya n'uburyo wabitwara n'uburyo wabikosora, cyangwa wabitangaho inama. Ariko iyo utabizi ntabwo wabitangaho inama, ibyo biragoye. ubwo urabyumva neza. Abapasitori rero ba kera mu gihe cyacu, nkanjye nabatijwe muri 1989, urumva ko ndi uwa kera. Icyo gihe rero kumva indirimbo kembo injaruwa ntabwo byabaga byoroshye. Ariko ubu ngubu ibyiza, icyo nabashishikariza nuko nazo bajya bazumva, bakumva ubwo butumwa icyo bakosoramo. Kuko ushobora no kuyumva ikagusigira ubuhamya bwinshi bw'ibyo wakosora, byazanira abantu benshi kuhinduka bakinjira mu iyobokamana neza. Okay, pasiteri, rero ntabwo turaza gutinda, nshaka ko duhita dukubita tubanguranya na topic y'umunsi. Uyu munsi rero nateguye topic ivuga ngo ese umuntu ashobora gukizwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri social media? Ugendeye ku bishiko biri ku mbuga nkoranyambaga ushobora gukizwa. Ni gute umukiranutse cyangwa umukristo yarwanya ibishuko agendeye ku mbuga nkoranyambaga? Urugero, niba nkoresha smartphone hari nyemba ndi guscrollinga ugasanga misengwa nko ku mukobwa wambaye ubusa, aho ngaho ndatangira ngira irari ry'ubusambanyi, muri make sinari nabiteguye. Nshobora guscrollinga nkagwa ku bindi bintu biraba ngombwa yuko ndaza gucumura. Ese nk'umukiranutse cyangwa umukristo, wo twita umukristo, ni gute wakiranuka ugende mu buryo bwo ugende nko kwikoranabuhanga ririho ubu ngubu? Kuba wakizwa ukuye ubushobozi cyangwa se ukuye ubuhamya ku ikoranabuhanga ni kimwe, no kuba warangazwa n'ikoranabuhanga ni ikindi. Kuba ubonye umukobwa uri kuri social media yambaye ubusa, ubu mubonye ntabwo ugiye gusambana nawe cyangwa kuryamana nawe, icyo nticyumvikana. Ibyo rero uburyo bimbajijemo ndagira ngo tubisobanure abadukurikiye ku buryo busobanutse nyine, ngo uburyo wakizwa. Sibyo mbajije? Ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa imbuga nkoranyambaga. Gukizwa ukoresheje uburyo kuba ubona ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Kuba wakizwa ukubonye ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Kantu kugasobanura ko birasaba imbaraga nyinshi ra. Ariko icyo navuga nkuruye cyane nkakoresha ubwenge Imana yampaye. Kuba wumvise ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, ubuha agaciro bitewe n'icyo ukuyemo. Ngira ngo urabyumva. Kuko ntabwo abantu bose bajya ku mbuga nkoranyambaga bafashwa n'ibiriho. Kuko nimba ngewe nkunda gufashwa cyane n'iyobokamana, cyane nkunda nk'indirimbo z'Imana izo bitiriwe Imana, bavuga ngo zazindi ngo ni za gospel, izo ziramfasha cyane. Noneho nimba ngiye ku mbuga nkoranyambaga nkabona izo ndirimbo iramfashije, iri kudomina, iri kuri topic ngumva iri kumfasha, icyo gihe iramfasha nyine. Ndakira agakiza bitewe n'ubutumwa burimo. Kuko agakiza kukakira abenshi
twarabwirizaga tukabwiriza imbaga nyamwinshi, abantu benshi, kuko niyo ugeze ahantu urabona abantu ukabona ntibari kukumva, ugomba gukora ikintu kiratuma bagukunda. Ntabwo utangira uvuga ngo ngewe ngo nje kubabwira iby'Imana, kuko iyo Mana nabo basanzwe bayumva. Ugomba guhindura strategy kugira ngo abantu baze kumva ubutumwa ariko bafite icyo babanje gukurikira. Ushatse nimba uzi ko muri iyo quartier bakunda umusururu, ushatse wazana n'ikidomoro cy'umusururu ukabanza ukabagurira. No mu majyaruguru Kongo ni ikidoro cyangwa ikidomoro, ukazana bya bikombe bita ngo ni za muhinzi, ukabanza ukabasukiramo, bamara kubasukiramo ukabaha bakanywa, bamara guhaga ukanabashakira indirimbo, niyo washaka iyo bakunda muri iyo quartier bakayibyina, bamara gufashwa ukababwira utari kwa nari mbafitiye ubutumwa. Mbafitiye ubutumwa, ubwo butumwa ukabutanga mu buryo butatu. Ubuhamya wamara kubutambutsa ukareba uburyo bwabafashije, wamara kubona uburyo wabafashije ukababwira imbaraga z'ubuhamya, ukababwira n'imbaraga zikiza. Muri izo mbaraga zikiza rero niho bakuramo agakiza. Kuko ntabwo wabwira umuntu ngo nzanye ngo ubutumwa ngo nzanye Imana, uri kuyibereka gute? Imana igaragarira mu buhamya bw'iby'Imana ikorera abantu, kuko Imana tuyibonera mu bikorwa bw'ibyo dukorera. Kuko hari abantu benshi bajya bibeshya ko abenshi urabona ko muri iyi minsi bizereye ku mbaraga z'ubuhanuzi, kugira ngo n'ubushize twakiganiriyeho, abantu benshi bakurikiranye icyo kiganiro. Ku mbaraga z'ubuhanuzi niho abantu bari kwizerera muri iyi minsi, ariko ntabwo nge nizera ko ari Imana iri. Imana iri mu bikorwa idukorera bitewe n'ibyo twayisabye. Kuko umuntu agira ubusabe bwe, akagira n'uko Imana imwiyereka muri ubwo busabe bwe, akavuga ngo burya hariho Imana. Kuko Imana ntabwo tuyibona nk'umuntu, kuko yaravuze ngo ndemye umuntu mu ishusho ya ase nanjye. Ubwo iyo sura n'ishusho yamuhaye niko tubona ese umuntu yabayeho ati, tukamukoraho ubushakashatsi. Ko n'abagerageza gukora amarobo babonye ko byabananiye gukora ubuzima. Ubuzima ni ikintu cyabananiye. Ubuzima buri mu biganza by'Imana, kuko nugerageza gukinisha ubuzima wese ntabwo bimuhira. Hari uwavuze ngo nujya no ku rugamba ukabona urarukotse, ngo ntuzavuge ngo ni imbaraga zanjye, ahubwo uzavuge ngo ngira Imana. Icyo ni icyitonderwa rero. Agakiza rero nta kindi gisobanuro cyako, ni ukurokoka ikibi ujya mu byiza. Ubwo bishatse kuvuga ko ku mbuga nkoranyambaga ubishatse wahakirizwa bitewe n'ibyo uri kubona, cyangwa nimba umuntu aba ari mu bukene bukabije yatangira kuzanzamuka. Igihe azanzamutse, ngira ngo bamfashe iyi telefone, igihe azanzamutse bakavuga ngo yakize. Uko yakize rero nicyo bita agakiza. Iyo wari mu byaha rero ukazanzamuka, abantu bagatangira kugutangira ubuhamya bwiza, bakavuga ngo nyamara uriya mwana yatangiye kugira imyitwarire myiza, ako niko gakiza. Kuko hari n'abantu bajya mu nsengero bakibesha ko bakijijwe ariko batarakijijwe. Igihe utabashire kubanira umuryango neza, igihe ako gakiza kataguhaye imyitwarire myiza mu muryango, igihe agakiza katabashije kuguhindura, nimba wazinduka uryamye uri umwana waravuye ku ishuri mu biruhuko, wowe ukashimishwa no kuryama ngo uruhuke ku masomo kandi no ku ishuri wararyamaga, ukaza ukagera muri quartier ukababwira ngo narahindutse, ngo nakiriye agakiza. Hari abana baba mu mashuri bakagera muri rajepura babyina umuziki, akaba baramusengeye ngo ubwo yakiriye agakiza. Ako ntago ariko gakiza. Agakiza ni impinduka ugaragariza abagenzi bawe, cyangwa ugaragaza muri society ko hari ibintu byahindutse byari bibi ariko sahizi zikaba byabaye byiza. Uri kucyumva icyo kintu? Nibyo ndi kubyumva. Byari bibi ariko noneho byarahindutse. Umuririmbyi aravuga ngo ibya kera byarashize, ngo narahindutse, ngo kandi cyampinduye ngo ni icyangize mwiza. Ariko noneho wiyamaze kubihamya, hakaboneka ubuhamya buhamiriza ko muri bagenzi be agira imyitwarire myiza, nyine yahinduye imico. Nimba yarazindukaga aryamye nyine, rwa rugero natanze, iwabo nta mirimo yakoraga ngo ayifashe abandi. Ubu muri iki gihe hari ababyeyi bari kurera bajeyi, ugasanga ari kurera umwana nabi yamunanira,
ngo nta mwana utananirana. Buri igiti kigororwa kikiri gito. Hari igihe ubwo buzima bubi, iyo myitwarire mibi uba wayikuye ku babyeyi. Hari ababyeyi bakura babaje ku masara kwa kundi ntangiye ubuzima, basangazanya umukozi amwicisha imirimo yo mu rugo, umwana yirirwa aryamye, umwana agafatira hakaba muri ubwo buzima, yagera ku ishuri muri interino kwifurira umwenda bikamunanira. Icyo kintu uri kucyumva? Ndi kucyumva. Noneho igihe abwiye na mugenzi we ngo amufashe gufura wa mwenda akawumwiba, uko awumwibye bimuha isomo, akagira agahinda, akenshi akabura n'uwagatira, agatura agahereza. Ugasanga ka gahinda kamujyanye muri bwa ya community yaraje purana kubwiraga. Agezeyo niho habaye impinduka yo kwitwa ngo yakijijwe. Urwo ni urugero natanze, kuko turi muri topic yo kuvuga agakiza ko ku mbuga nkoranyambaga, kandi izo mbuga nkoranyambaga ziri kujyaho urubyiruko. Tubisobanure neza rero kugira ngo no muri iki gihe bagiye kuza mu biruhuko, ubu buhamya buzagira aho bubakura naho bubajyana, bamenye impinduka yo kuva mu bibi ujya mu byiza. Ese iyo uvuye mu bibi ujya mu byiza uhinduka kuzihe ngeso? Hari abantu bazi ngo guhinduka ku ngeso ni ukwitwara imbere y'abantu neza wigengeseye. Imirimo ukora, kandi niho ngiye gusoreza, imirimo ukora niko gaciro kawe. Ikintu kisobanuke neza kugira ngo tudacanganyukisha abantu cyangwa bakagira challenge nyinshi gutekereza ku byo turi kuvuga. Imirimo umuntu akora, ibyo umuntu akora niko gaciro ke. Iyo uri umucuruzi utanga serivisi nziza niko gaciro kawe. Iyo utanga serivisi mbi niko gaciro kawe. Ibyo wabyumvise? Iyo uri ku ishuri ugakurikirana mwarimu, wamara kumukurikirana ibyo yakubwiye ukabitekerezaho kabiri, warangiza kubitekerezaho kabiri ugakora icyo bita repetition, ugakora repetition cyane. Igihe cyo kubitekerezaho ntubitekerezeho rimwe, ugatekereza kabiri. Bya bintu ntabwo byabura kujya mu mpanga yawe ngo bizakubyarira iki? Umusaruro. Ariko iyo haje ikintu bita uburangare ku isomo, ibyo nibyo twita imyitwarire mibi. Iyo haje uburangare, ni ukuvuga ngo mu bintu byose kugira ibikorwa byiza, twasoza kuri teme ivuga ngo twirinde uburangare. Ku mbuga nkoranyambaga twirinde uburangare. Twe kurangazwa nabo bakobwa bambaye ubusa, ahubwo turangazwe n'ibintu bifite ubutumwa buzima. Ibifite ubutumwa buzima. Kuko ntiturangazwe n'iriya ndirimbo ivuga ngo iyi ndirimbo ifite ubutumwa ngaragitosa. Bashizeho icyo kintu ngo ifite ubutumwa kuko bari babonye ko idafite ubutumwa nyine, bayishakira ubutumwa. Ariko uwayumvisha umufasha bitewe n'ibimurimo. Niba ushaka kuragufasha ubwira gufasha nyine bitewe n'ibintu bikuri mu mutwe. Iriya ndirimbo impamvu yafashije abantu, hari abantu bafite stress. Iyi reversion turimo ni ugiye mu miryango, ni y'abagore benshi bataye ingo bakurikiye abaragitosa. Wabyumvise? Ibyo nkubwira nge mbifite amakuru. Bakurikiye abaragira gute? Abaragitosa. Noneho hakaba n'abagabo batorotse inshingano. Abenshi pourcentage nyinshi bakurikiye kugitosa. Noneho bahura n'indirimbo aragitosa, ibabera igisubizo. Suko yari ifite ubutumwa, ahubwo abantu igiye kubakoramo challenge bisubiremo, kuko ubundi Satani ateza ikiba. Burya Satani nawe ajya bumukozi w'Imana. Uwindirimbo bagiye kuyichallenginga cyane, ibasigira isomo ryo kwiyegurira Imana. Ubu nyuma y'iyi indirimbo za gospel zishobora kuzagira agaciro kanini kandi ibihe byose. Ariko hagomba kuza n'imiyaga
iyi ni imiyaga, niyo mpamvu ubona byabaye birebire. Indirimbo idafite ubutumwa ikaba ifite nk'iriya ikagera miliyoni mu kwezi. Ni nk'uko ikinyoma cyihuta. Ikinyoma cyahawe intebe. N'abantu bari kuririmba gospel bakona ntibikunda, bajye bamenya ko ukuri kuratinda, ariko iyo gusohoye kugira agaciro mu mitima y'abantu. Ni handi umuntu usanga atangiye kwiyeba avuga ati se niba kanaka akora biriyangiye kubera iki naririmba ibi ngibi mbona nta kintu kizavamo. Ngira ngo ibintu byiza byose bigenda bigira imbogamizi, kandi urugendo rwose uzagenda ukabona nta mbogamizi zirimo, ubwo ngorwo nta rugendo uzamenye ko ntaho ruzakugeza. Iryo ni ijambo, nibwo butumwa mpaye abadukurikiranye kuri iyi channel Kora TV show. Kandi ndi mu gusoza n'abakangurira kugira ngo abantu nibajya bakurikira ubutumwa bajye babukurikira mu bice bitatu. Uko nsanzwe mbebabwira: kwiyubaha, kwiyubaka no kwisobanukirwa. Pastor, turi kugenda tugana ku musozo. Ubutumwa buto ku banyeshuri bagiye kuza mu biruhuko, ni gute bakirizwa ku mbuga nkoranyambaga nka topic twari turiho? Ngira ngo nawe ubimbajije kubera ko utabashe kubyumva neza, ariko nabo kugira ngo mbasobanurire babyumve neza. Nababwiye ngo nibajya bajya ku mbuga nkoranyambaga nabo bongere babyumve, bajye bakurikira ubutumwa muri za ngingo eshatu: kwiyubaha, kwiyubaka no kwisobanukirwa. Nimba uri indaya, uri maraya, ngira ngo nibyo biganiro mujya mubikoresha, nabibonye mujya mubaza abantu ngo ese ngabantu ngo mukora ngo ibintu by'ubuhosta ngo muri mubabaza ibintu challenge nk'iyo. Ariko nimba ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukabona hari ikintu kigufasha kijyanye na kiri proud yawe, gifiring, mbahaye uburenganzira. Ariko nimba gospel yagufashije, ugura umu gospel. Nibyo nabwiye abantu bushize, ntihakagira umuntu ubangamira umutungo wundi, abangamira n'imyizerere yundi, kuko hari itegeko rizamuha. Itegeko rihari rihana umuntu wavogereye umutungo wundi, iryo rizaguhana ryihanukiye. Ku buryo wabona umuntu ari gutana sukamureka ngo nuko ari uburenganzira bwe. Ibintu byose byitwa ubuhamya kuko wabinyuzemo. Ubushize nababwiye ku bagabo bazana abagore benshi, ntabwo umugabo yamenya agaciro ko k'ingaruka zo kuzana abagore benshi atarabinyuzemo. Kuko nakubwira ukuri ko hari n'ujya mu giterane kinini cy'abantu 5,000 kavuga ngo ndi umugabo w'umugore umwe n'abana 5 kandi afite 20 mu gasozi, kandi abo bamwe yagiye ababyara yahunze indaya 50,000. Ibyo ngibyo bijyana n'umwana ku ishuri, cyo ni igihembwe cy'umwana ku ishuri muri nasari. Ibazera abana 20, ariko yabihishe. Naha agaciro uriya yabaye proud yo kubazana, tukaba tuzi ko abafite. Kugira ngo abihishe, tukaba tuzi ko abafite. Ni ukuvuga ngo umuntu wese abafite ubutumwa bumugenewe. Nibwo butumwa naha abana rero bari ku mashuri, bagiye kuva ku mashuri cyane. Nkunda kubibwira abana nkababwira nti bana banjye, abo bana tubafate nk'abacu. Tubabwire ngo umubyeyi ukwishurira amafaranga ku ishuri ni inshingano z'umubyeyi abarimo. Akenshi hari ababyeyi banishura nayo mu mafaranga bavuga ngo abaturanyi batanseka ko umwana wanjye atiga. Ariko ndagira ngo mbakangurire ko mwabana mwe muri ku mashuri, ntago ibyo muri gushaka ari umutungo w'ababyeyi, ni umutungo wanyu bwite. Nibyo muzaraga abana banyu, nimuhavana ubwenge muzaba umutungo wawe, umutungo w'abana bawe nabuzu, kuko wize neza, uriyubaha, uriyubaka, urisobanukirwa, uzagira n'icyo usobanurira abana bawe. Umubyeyi rero yari mu nshingano, umwana hari igihe agira ngo bari kubikora nyine ngo bimureba nyine, ugasanga unayamuhaye yahita ajya yajyana muri kantine akayarangiza. Ariko ndagira ngo nongere mbasubiriremo, nimudafata neza uwo mutungo wanyu, ayo mahirwe muwamuhabwa n'ababyeyi n'Imana Data ibaha ubwo bushobozi, muzabyicuza hanyuma. Abana mukurikirana uwo mutungo, muwusigasire, mwige neza,
musigasira ibyanyu kuko iyo uri ku ishuri utozwa koga kugira ngo ugire isuku uri kugenda mu bana banyu mu bandi bana iyo ubona ufite agasuku wakeye unabirataho reba sha ndi ku cyangwe ukaba wasokoje mu mutwe hakazamo wivuze nk'izi zanjye uri kuzibona ko zirimo kandi ndi umusaza iyo zirimo rero uravuga ariko reka mbe mvanyemo n'akagofero kugira ngo babone ko nanjye njya ku cyangwe njya bikora nkajya ku cyangwe kandi iyo ndi kugenda mu bandi nanjye ndi ku cyangwe mba ndumva ndi fieri yabyo ahawe rero igihe uzagenda mu bandi uri umunyabwenge nibwo bizaba biguhesha agaciro iyo kugenda mu bandi uri umuswa nk'umukobwa w'umuswa nta muntu wifuza kumurambagiza ariko umukobwa w'umuhanga niyo yagira utundi tugeso twamunaniye hari igihe umusore avuga ati nzadukavaringa tujye dukora inama byibuze rimwe mu kwezi dukavaringa iyo ari umusore uzi ubwenge tujye tubikavaringa ariko urugo ruzubakwa n'ubwenge ubwenge burya bwubaka ibintu bikomeye inshuti yanjye nicyo dukanguriye abo bana bagiye kuva ku mashuri baze bumva ubutumwa bazasubirayo batuzanira umusaruro muzima. Reka rero dusoreze ahangaha nishinze pasiteri ibintu bari kuvuga by'ubwenge byiza nakomeza kumutega amatwi ikiganiro nikirangira ariko abakunzi ba Kora TV Show abakunzi ba Ryoherwa Family TV umuntu wese umukunda utamusanze kuri Kora TV Show amusanga cyane kuri Ryoherwa Family TV ni ibintu byiza byinshi tugenda tuvugira hano hantu kuri izi channel ebyiri mukomeze mudusure mudukunde mutugaragarize urukundo dukomeze kubana mu biganiro bitaha rero kuri Ryoherwa Family TV na Kora TV Show ciao